umukobwa muzima akurikira umuhungu ufite intego udafite amafaranga oya ari igihe wanga gukurikira umuhungu ufite intego ukaza yibona muri ghetto y'umuhungu wasanze umayirebera kuri televiziyo ya 14 pouces bamutumiye kuri televiziyo y'igihugu bivuze neza ubwo nabyumvishe wanze Sabe ngona amafaranga afite ntaki ariko ibintu bya Sabe uzabonera muri ghetto wagiyemo ukurikiye umuhungu ubirebere kuri televiziyo ya 4 televiziyo ingana kuko bari bafundiye isho rimwe uri bareba intego no zasabe kuri televiziyo y'igihugu ari bamutumiye bamugiriye ikize uri kuri televiziyo yawe uri umuntu wese abona kuri televiziyo y'igubu bamutumiye uzamenye ko ari sere mu bwoko uko byagenda kose ntago gutuma udafite ubwonko ntago bishoboka ubwo se uvuze amafuti ndabasuhuje neza cyane mwiriwe neza kandi muraho ahangaha rero ni kuri Patrick the Motivator ahangaha tugiye kwiga uyu munsi nk'uko mubizi turicara tukiga tukaba twigishwa n'umuntu umwe tuba twafashe tukegeranya amagambo meza cyangwa se amagambo akomeye aba yaragiye avuga mu bihe bitandukanye bashimiye rero ko mwafashe n'umwanya mukatwegera mukaza kugira ngo namwe muze kubasha kwiga ni ibintu byiza cyane Imana ibahe umugisha mwinshi cyane rero reka mbareke tutaje gutinda tugiye kwiga hamwe n'abamenya niwe ugiye kutwigisha akadusobanura byinshi bigiye bitandukanye turamenya byinshi turaza guhugukirwa ndagushimiye nk'uko umaze kubona akavideo ka mbere karana agace kamwe mu duce twinshi ugiye kubona ndagushimiye rero ngaho komeza ubane natwe ndi Patrick the Motivator wo mugiye kubona akanya nibamenya ugiye gukomeza atugezaho ibiganiro byiza ni ukuvuga ngo umusore ufite intego akenshi ugomba kunda kumumenya ari bize akubwira ibintu ahugiyemo arimo arakwereka the future wa wundi rero uhayidinze ari mu buzima bwiza buri scam ndetse ntabwo ugomba kumumenya ko igihe cyose ahora yaguhungabanyije urabumenya gute se waraye mu kabari urabumenya gute se mwagiye muri bid urabumenya gute se mutashye bigiye guki ibyo byose ntabwo ushobora kuza kubimenya scam iyo uri muri scam ntabwo ubimenya ubundi scam imenye yikuyemo akaguru nta murigeze muri scam ngo ayimenye ahubwo amaze gukora muri scam nibwo utekereza umukobwa ukurikiye Isimbi TV va muri scam y'abahungu nimushaka abahungu mu nyange ngo nabavuze kuko umuhungu nukomeza guscaminga umukobwa nawe ubwo uri muri scamming urimo afata umukobwa ukamwereka ko mu buzima bwiza akakujyana muri Hotel Galaxy mukiriya chips nk'iyo mwabo bayanayiriye baje nyirangije nk'idish ahanga nari ndangije kwirira hano nari mbisoje kano kaboye ko amafaranga 15 nona nkapfundikira iyo kaje kagipfundikiye biza bigipfunda banapfundikiye ari Ken's Bar ariko bitekeye muri gato bintu ntabwo bishobora kurenza mu bitatu eka ntabwo bitatu byagera ariko kwa nyiririye ahangaha ibaye Ken's Bar izi Ken's Bar umukobwa amara gushyamo buri munsi kwa musikaminze azikura umukire amara kuzana muri Ken's Bar wamweretse muri turamiri ko ari hubaye aho ukazagera mu kigero cyaho muzazana ahangaha kwiriya Ken's Bar mufite intego muje igihe cyose mubishatse mugahita muza muri hotel kuko umuhungu usikaminga abakobwa rero ahora mu bihombo ikimuranga ntago azaga umwanya wo kuganira nimba ufite boyfriend akaba ataraga umwanya n'umunsi umwe ngo muganire n'akadomo muri scam ninsura ejo nzirirwa mu rugo nujya kubaza mu guru nimba uzi ko atakwereka akabanza yaguze bakujyana we ngo reba kano kabanza basi ndagafite nashaka mu gihe umushinga wo kugusha nibibareba ariko akakweretse nimba uzi yuko aba ari bize ariko atagusobanura ngo nagiye atagwa n'ifoto yaho muri scam mureke kandi abatipe baba muri scam uratindana niwe urumva nirirwa n'abake n'isoro urumva je urumva mvuye ifoto zake n'isoro ayigwaye ari umukobwa avuga ati sheri ntabwo akunda kukoresha uzacunga muri serie bari mu rukundo nta password batonga muri telefone zabo telefone urayifata ukayifotora musubize sheri mbonye umuhungu kwandikiye ngo aragukunda musubize uti nanjye ndagukunda nkamaze kwizerana nasesha reka mwubwire kuri abantu basa rero si waterese kuva kera uzacunga abakobwa baterese bafite ahantu bahuriye bajya gusa uzabitekereze neza bamenye rango umuye uzacunga abakobwa baterese bajya gusa ni gu yawe cyo bita ngo gu y'umuntu gu uyizi buri uzacunga abakobwa bose baterese
bajya gusa. Niyo umuntu ajya abwira mugenzi we ngo gu yawe ni iyi. Buriya kamanze nkwereke. Ikindi kintu uzamenya. Nimba uzitaye umugore wawe, n'abakobwa ujya gutereta, kenshi bajya gutera nka umugore wawe. Nimba umukobwa mwarabanye adakurikiye ibiceri, akurikiye ukuntu umeze, agukunda. Ariko n'umuhungu mujye kumera kimwe, iyo muprovotse, bamera ngo bashobora gukundana. Ataragukurikiye ibiceri, yarakuyikunda igihe bisanzwe. Body yawe shaping urushepinze. Ahubwo washepinze nkawe, bashobora kumuprovoka. Niyo mpamvu rero, n'ubundi umwana azajya kubyara, ku muntu uzamufatisha akamuprovoka, muzamujya kumera kimwe. Uzabyara umwana w'igisore muremure, urumva uvuye ngo n'umwana se mugufi, nta mwana sareshya nkanjye. Nuwa muterese ni muremure, ni guzawe. Iyo umuntu agiye gucima kenshi afata gujya kumera nka yaye. Urumva? Nimba akunda abasore b'ibikara, egara azabyara kana kabagakara. Azabyara inzobe kandi guyata nta muhungu w'inzobamo. Ikindi nje bamenya umugore wanjye ashobora kubyara undi mwana w'inzobe mu rugo. Guye ni abahungu b'inzobe. Nakanabyaye nakayobe. Ndagahungira he. Ngewe umugeni wanjye acuritse kuri Miss. Ubundi batekereza nka Miss. Acuritse kuri Miss. Acuritse kuri Miss. Miss bagira slogan ivuga ngo beauty, brain and culture. Ngewe mfite icyo bita brain, culture and beauty. Beauty ze nyuma. Brain, culture and beauty. Uwo batekereza wakabaye rongora. Nujya guhitamo beauty, brain and culture. Uwo bakabaye batekereza wakabaye rongora. Ni nk'umu Miss nyine mwiza. Ngewe bantekereza ko nzarongora beauty, brain and culture. Kandi ngewe nzarongora brain, culture and beauty. Ngewe mpera inyuma nza, abandi bagahera imbere baza bantekereza. Uko ukura, katubyemere buno tumaze gukura. Buri umaze kujya mu myaka 30. Amaze gukura. Kaba kabaye. Ibyo watekerezaga ntago ariko babikimeze. Ubu ngenda ndashaka umugore w'urugo. Ntago nshaka umugore wo kurimbana. Ko nshaka kurimbana nzabona sereye tuzajyana. Kabisa. Niba nyine umugore wo kurimbana. Ifoto ebana. Ntago nzamubura nzagenda wanamushami maruka mubona. Sibyo? Umukobwa mwiza wo gusohokana wamugura aragurwa. Ubu ngo ni amafaranga. Si ugutereta. Ariko umukobwa ufite ubwonko n'umuco ntago agurwa. Ntago aba hari. Aba ari bize mu bikoresho ubwonko. Abakoresha ubwiza bari ku isoko n'umara bagura. Nubundi tuba tubabona. Buri muntu abamubona. Sasa shaka future wife. Niyo mva mwita future wife. Niyo muri kumwe mu rugo. Buriya n'umugore wawe ntago ari umugore aracyari future. Kuko ni umugore muri kugeza muri future. Sibyo? Ariko nushaka past wife. Ni wa mugore mwashakanye mu bwiza bwe, ariko namara kubyara araza guhinduka bigukange. Nta vuta rizongera kumufata. Ntago bizakunda maronse. Kibuno ntibizongera. Nta mwanya wa sport. Ntawe afite. Nta mwanya w'ifoto na snap. Shaka rero wandi ufite ubwenge uzakugeza muri future mukayibanamo neza. Buri face yose uko bimeze kose imaze kubona amafaranga irigorora. Na Black China buri zigorora. Ifesi yose uko bisa kose y'amafaranga aje irigorora. Izijya ku murongo. Wa ufite umutwe ubyimbye gute uba muto. Kandi n'abantu bakabona uri mwiza. Impamvu umutwe ari munini kuri wowe nuko utabyibushye. Iyo umaze gukora amafaranga ukiri muri condition uragenda ukaba munini kandi umutwe ntubyimba uyu muririra. Sasa iyo ubyimye umutwe uba muto hano hakaba hanini. Mu gihe hano hakiri hato hari mu bukene. Mu gihe umuraguka inugu n'umutwe wa muto. Niyo mpamvu rero shaka future wife. Ukanshaka future wife ngewe more than gushaka uwo tuzagikorana present yako kanya ikarangira. Ntago nshaka umugore wo gupresenta ku bantu. Kari we dukeneye. Nta keza kabana. Niwe dukeneye. Nta keza kaba muzandongora. Reka nkubwire. Tuzakurongorera. Tuzagutahira ubu. Kubutase bose bamuje ku nkonsoma. None ze ko ari uko bimeze. N'abantu bakubwira bati rongora rega bamenye buri bashaka kurongora. Mutabujemo nabiki. Tabujemo subwo byaba biryoshye. Kubera iki? Ifoto. Hari cyangwa muri buza kongera mu mugore wanjye. Kwa mwaje. Mu miryohereye. Ariko umuntu naba. Hari ikintu muri buza kongeraho cyatumye njya mu rukiko nkamanika akaboko.
ntarongoye nzarongwa. utarongo uzarongora. Iyi si niko iteye. Ako uzarongorwa. Njye nzarongora. Kuko njye nta mukobwa wakwemera kundongora. Kuko mfite brain. Ni kofi. Mfite brain. Ni kofi keretse nyine brain. Urakabyara uzi impamvu umukobwa azakora. Abahungu barongorwa na brain irimo. Wapi? Ninde se muhungu wabonye barongorwa? Ka ufite brain. Akenshi kare bashaka bazantuka. Nta muhungu urongorwa ufite brain. Wiza ni gute ubundi we Imana yagushyiriyeho kugomba kuvukura umukobwa iwanyu. Iwabo we bakajya gukura iwanyu. Ku iwanyu. Oya. Hari igihe umujama. Ariko kamanze amaze fata abahungu barongoza. Bakora iki? Ese ubona bageze iki ku mukobwa barongoye? Yesu umukobwa yabashakaga he? Abari igihe umugabo ashaka kubwiza. Akurikiye shape yo muri gym. Atazi ko yakozwe. Aramurongora. Sasa we mukobwa imurongora ashobora kukurongora kubera yuko yabonye ufite brain kandi we ntayafite afite ibiceri gusa. Ntabwo bibaho. Birashoboka. Umukobwa ufite brain ufite n'inote. Abatipa bafite brain nabo bafite inote bamukurikira. Bashaka babyimbye ikofi yabo. Ariko umukobwa wakuye amafaranga ku mugabo wari ufite brain akagira ubwenge bwinshi, ubwenge kwa bwatangiye kumushana kwa amafaranga. Arige nayo bamenca none wa mukobwa akajya kuyasarura kwa mugabo. Araza akatashaka umuhungu ujya gusa nkawe kuye amafaranga. Kwa mugabo none udafite ubwonko. Ndeguhe neza. Ngo ndashaka kuzadukora ikiganiro dufite Mari taburo nyina ngo ushwanyiriza musobanura ukuntu bimeze. Umugabo yari afite vision. Amaze kugira vision abona amafaranga. Arashaka, arunguka. Atangiye kubona yuko hari ibintu yasize inyuma atigeze agira mu kwa yirirwa mu birayi no mu biki. Satangiye gukubita turn back. Udukobwa twiza dutangiye kumusoroma ku bwenge bwatangiye kwa buke kuko mu gushaka ko yashatse umugore ufite future wife. Future material y'umugore itangiye kubyimbya konte z'umugabo. Umugabo agakuramo make akaza guha umukobwa. Babakobwa bafite babandi babasireye bahano none uwo mukobwa ufite beauty ntabwo atajya gushaka umuntu ufite brain. Ayongera akajya gushaka umugabo umeze nkaho wundi yakuye amafaranga ufite ubwiza gusa. Ufite ubwiza kuko umugabo nta brain afite ariko afite amafaranga. Yakuye amafaranga yakuye ku mugabo ufite money without beauty. Akahitaza akataho umuhungu ufite beauty without brain. Kuko wa mugabo muri hejuru na face yari muri hejuru yashakaga. Hari indi ya nyayo, hari dream. Ya nyayo iri muri gym. Hari dream face afite. Yo dream face neta nawe ajya gushaka te face ngaka atayishyura. Kugeza azubura amaso ari kubura ko gateze. Ni wowe. Niwe nashaka. Niyo mpamvu mubwira rero ino life tubaye mutuwe maso. Niyo sije ko turiho. Tube maso ku bintu byose tubamo. Tunashaka iterambere mu byo dukora. Fuyo twahereho byo kuvuga ngo amafaranga ukorera yaguteza gute imbere mu gihe ukibana n'abandi. Twagatse no kuri style yo kuvuga ngo ese abo mubana bose murishimanye. Mufite gahunda imwe. Mufite gahunda imwe. Kandi uko umwe atera imbere muri mwebwe niko mumugirira ishyari. Nta mutagira ishyari sabe. Hazaye mu nambeshye. Nawe urarigira. Nawe ndarigira. Ngiye nshobora gukora ibintu biritambara bigenda uko nguko. Mumva nta kibazo bintu nkwaye. Ako nshobora kubona ibyarazamuye graphe bikantera ikibazo. Urumva? Kavuga uti ngewe uyu mujama dukora akazi kamwe kakabagura intebe. Akagura firigo. Icyo ni kimwe. Ibane. Mu buzima buri struggle. Haze ntutinye umukobwa ngo azagusura ngo azaguseka. Uzagusogo niwe wawe. Kandi ubona atagusura uzashaka no hari rogi y'ibumbi 10 umujyeyo. Nawe ni heza kuri kaburimbo. Nimba atamanuka muri quartier. Kandi nimba atamanuka muri quartier wose wawe. Fata product yawe mujyanye. Nimba uzi kukishakisha ishakishe ntabwo abantu bajya bishakisha benshi. Sibyo? Nimba sabe muri Wakisimbi TV nayo bakeye wenyine. Ntabwo biri cooperative. Nashaka ikintu kiri cooperative bagishyama 100 mu kirwanire. Cooperative zirangira zarwanye. Aho uzazibona. Izo motari usanga bamenyara turi. Oya cooperative bose barangira barwanye perezida ngo bayabariye. Urumva? Nibimina. Birangira ari intambara. Yiga ibyawe. Wishakisha.
ejo bizaba byiza cyane. ariko bajya bavuga mu kinyarwanda ngo umusore utirariri arongora inkumi, ahubwo kwirarira niko dukeneye kumenya ngo ni ukuhe. Inkumi zabaye nyinshi azarongora ijyanye n'uko amarirarira kwe, ba mu buzima muri reality. Umaze kumva rero urabona ko rwose ukuyemo amasomo afatika. Nagira ngo mwibutse rero, niba utarakora subscribe ahangaha kuri Patrick the Motivator, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kubundi tuze kubana neza cyane. Ikindi gihe ujye ubyibuka kuza ugatanga nako ka like niba wishimye cyangwa se wanyuzwe n'amagambo meza akomeye abantu bagiye bavuga. Gushishikariza no kureba video zindi ziba zaragiye zitambuka niba ari ubwa mbere ukiza hano. Ndagushimiye cyane ko twabanye nawe ubutaha hano kuri Patrick the Motivator. Ndifuza kurenga uruhombero. Urifuza kurenga uruhombero? mbona wararurenze. Ntabwo ndarurenga. Harabura iki? Aka kanya uri kumubona ejo mu gitondo wabyukuri kubona ndi kurira hano kuri kamera ndi kubabwira ati mumfashe. Ahubwo abantu benshi nabonye bavuga bati Kiramana umunsi azaza kuririra kuri kamera. Kandi birashoboka. Ati umunsi azaza kuririra kuri kamera. Kasabe nicyo kintu najyangirira ubwoba. Nicyo kintu najyangirira ubwoba kuvuga ngo nagira ubwoba bwo kuza kurira. Kuzaza kuririra kuri kamera. Nshobora gutera kuri kamera nkatamera kuri karitsiye yanjye. Sha wowe nutayama nzi ko arubona yahaye buriya ngewe. Ntabwo bashobora kugira ndamusingiza ikibazo ko birashoboka. Aka kanya ushobora kujya kubona nyine birambindukanye. Ubwo byahindurwa ni ijana byo birashoboka. Birashoboka. Ariko kimwe nizeye neza. Ntabwo bizahindura. Nyine umva ikintu kimwe nizeye neza nashidikanya. Yego daddy. Yego. Umva ikintu kimwe nizeye neza nashidikanya. Ntabwo ndi igisambo. Ntabwo ndi igisambo ku buryo nagira ikibazo ku buryo nagira nkabwa burundu hamwe nabura n'abantu nigeze ko njyewe manira ko byibuze mu buzima bwanjye n'ikindi kintu kimangayikisha tuvuye kurya umuryango wanjye cyaka kimangayikisha. Mba ndi gutekereza se kuba mfite umugisha kano kanya. Giye gufite icyo bimariye. Ari undi muntu ufite icyo bimariye. Rero ugeze kumbwira ngo ninjye muntu wenyine ngo waje ngo kukiganira cye ngo nkirata ibyo ngezeho ngakora nabona n'umunotsi. Yahise namamagara. Uti ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ngubundi ikikora ikiganiro ngakira bagomba guhita bagutuka. Ndamenya se bari kunukira iki. Impamvu ngiye mpangayitse ndi gutekereza umugisha mfite abandi bagera indi muntu byagiriye akamaro. Ese kuba mvuga ngo naguze iki n'iki cyangeze kuri ibi ngibi bimariye iki abaturage? Cyamera iki abanyarwanda? Icyo cyamera tubanza kureba. Ariyo mpamvu udashobora kubona nyine umunyarwanda agira ari kunuka. Ko arabizi ko nubwo nabibonye akenshi banavuga ati gira byinshi uko abizi ko nayo byanze bikunze ariye bizamujya n'ibitaramugera bizagera ku muturage ku mukecuru baturanye waho yavukiye bizagera kuri mumuna wiwe nyine gutyo cyangwa se umuturage cyangwa ibo biganye byanze bikunze niyo bitamugeraho. Nicyo kintu cyamera babanza kureba. Rero nanjye impamvu ubona nta nubwo bafite byo kuvuga ati ubundi biragoye kuko waza imbere ya social media ngo karafashwe ko in case byaguye ntabwo uzagaruka hano ngo babwire ngo byageze gute badagarura twatu video uvuga ngo karafashwe utagira ubwoba Kirama. Impamvu nagira ubwoba imbere y'abantu kabwira uti giyewe dore imodoka mvuye none hanga none havuga uzi impamvu nagira ubwoba buriya mbishaka nabi igisambo ko niyo mpamvu mbivuga biranangora cyane buriya ko birangora guhakanira umuntu ngo nta kintu ufite kandi ejo namweretse ko ari ikintu nagezeho bigatuma muhereza kitazunguje umutwe. Uriko byangora kugira kuko urumva wa muntu uhora yihishe muranga gakora cita badashaka kwerekana ko ari ikintu nagezeho. Baya ni handi muri famille bamutura ikibazo agatangira kubabwira ati urabona ngo byagenze gutya ngo abana ku ishuri ngo abana urayifite urumva ngo abana gutya agatangira kubatura ibibazo nawe afite kugira bazibishe. Ariko ngewe impamvu mbikora nuko mbagira ngo ko Sabe hari igihe wowe uhora uvuga ko nta kintu urageraho n'abantu muri famille akaba yanarwaza umwana ari we muntu wenyine yari afite wo gutabaza aho ko yumva ihorurira mu marira akakureka umwana akarinda namufana kandi yari buza kana kubwira ukagira icyo ukora aho kuhora mu marira nyine uhoruri kuganya akabona n'ahantu yaguhera. Reka ngiye biragoye ko muri famille bagira ikibazo biragoye ubwo n'uzakigira ataraje kumbwira ngi ubwanye tuzashwana. Uyu munsi hagira umuntu uguhamagara wo muri famille ntabwo kumara gute se ko ngiye mba mbizi ko ari inshingano zanjye kubitaho. Ngiye n'inshingano zanjye si paka wajye kumumagana n'inshingano zanjye mba mbizi ko niba naronse ngomba ni wantu wa mbere ngomba kubanza gutekerezaho mbere yuko ngira ikintu ntekerezaho. Bavaho ngatekereza abaturanyi bavaho ngamugera kumanuka kuri karitsiye kuri iki
kunega iminsi njye nayo ndabizi neza ko ahantu ndi isaha n'isaha byahinduka kandi kubera iki uba witeze ko byahinduka kandi ukora ugize neza uri muzima ubukire bw'isi nawe ubugeraho sabe isaha n'isaha ibintu byahinduka ahubwo njyewe ikintu mba ngomba guharanira biramutse bihindutse uzi gusubira inyuma ukajya usanga buri wese avuga ati ntiyariye wenyine se yatumariye iki yari urusambo yari ahubwo njyewe ndi neza ko bise bihindukana ari imiryango nk'icumi najya gukomanga ndishuza ahubwo mugire vuba nyamuneka byakomeye dore by'umwe nimba umuntu ashobora kwifata we tutanaziranye ku giti cyiwe tunamushimira Imana ikumira umugisha ni mu mama ni umugabo Imana ikumira umugisha wa mubyeyi we niba ashobora kwifata we ku giti cyiwe tutanaziranye tutaranavugana akajya muri shop akajya gushopinga imyenda mishya akayifunika akubwira ati sabe shiri no myenda kiramana urambwira ko ufite ubwo ko ari nzakena nkabura bamfasha kano kanya abizi ko nshobora kuyigurira nanjye ariko agiye mu iduka arayiguza yinyoherereje shaka kuri mezire kabisa yose kandi yarayirebaga akavuga ko rero ntabwo bangemba mfite bwuko byagira gutyo ariko mu gihe uzi kurya wenyine mu gihe uzi ko umunyarwanda abona nyine ntacyo wamufashije nta nicyo wafashije umunyarwanda mugenzi we ubwo wicaye ubizi ko nawe nibiguhindukana umunsi wahora udutse ukagwa hasi sinzabura baza bagasakuza ngo yariyemeraga none bigeze ariko nzambizi ko muzaba 30-70 bahari bo kongera bakamba imbaraga zizamuka impamvu mubya ndimo ndubaka kurenga uruhombero ku buryo niyo byakomera nagwa burundu nzaba mfite abantu namaze kubaka bakongera bazagushyigikira mu rugendo rusigaye ku isi rero no bro wowe shikama wabona ari n'ubwisaha yawe igezeyo kuko akenshi agiye twibwira ko umuntu adusize ari cyo gisubizo kandi cyari cyo gisubizo cyo kugira ngo ukomere cyangwa ugire ibindi ugera kuko ndabizi nawe agiye gukora ari guhangana na Claire ndi igisambo ku muntu utababaye bigaragara amafaranga yanjye yaribwa na wa muntu nzi ko afite abana bagiye kuburara yaribwa na wa muntu nzi ko ababaye ari ikibazo abakinnyi banjye bigeze kumbaza twari twakoze inama baranje barambaza ngo ese iyo turabizi ukunda gufasha nabirabona kuri kamera n'ibyo washatse gushira wari byinshi tubona kwirirwana nawe ese iri gufasha ufata 200 kabihuza umukene uvumbije nawe wanje gutekereza ku bakinnyi bawe ko bo badakeneye icyo kintu ukumva umva amaje ikibazo gikomeye nawe baza bakubajije gutyo wasubiza gute ndahaza ndabarira okay rero mwebwe mufite amahirwe yuko nibura muri mu kazi yahantu ushobora gukura amafaranga wowe ufite uburenganzira bwo wagira ikibazo ukaza ukanguza 200 nkabikuguriza nkabigukata mu kazi mo gake gake ariko yawe nafite epfo na ruguru that's why nyine kujya kumufasha kugira azamuke wowe nshimira ko nagwaye ahantu uri gukura amafaranga ahubwo ndubwe n'ahandi uzajya kuyakura handi ariko ibyo vuga ngo ndagufashije ntacyo ndi bufashe ko cyane nagufashije nuko nagwaye akazi wowe abantu birirwa bansaba akazi ahangaha banakwishyura kugira mbayo platform gusa ubwayo wowe uyifitiye ubuntu irana kwishyura uri kujya ngo njye gutekerezaho muri mwe mbakubise niyonge nkuko bahita bayumva ati njyewe ndi gufasha uriya muntu utagira ngo mbandi kumufasha ku bindi mbandi niwo mugisha wongera ukagaruka ugatuma wowe buri kwezi utagira n'ikibazo haboneka umushahara aragenda akansabira kuko we abana bari bagiye kuburara barariye ahise avuga ati man umuntu umereye abana ibiryo umumere umugire nkahita niba ari 100 mawe ukata nkona kuri konte nkikubizo igihe agemereka gufasha abantu ako kayaresemo na kontra yo kwamamaza yihuse nabonye kontra 3 iya Action College itiza yihuse kandi nabaciye n'ibiceri byinshi baba barabimaye haza ya Yego Manufacturers nayo mbaca ibiceri baba barabimaye uzana uce amafaranga rwanda nubwo muri kuburana ariko abantu uce amafaranga gusemwe gutwereka impamvu ngo duceye amafaranga narwo twaraburanaga ndavuga bati uyu ni dati iyahebuza nimeza kuntu publicité 3 kandi z'amafaranga afatika ziza avuga ati ni kakanu ufite wanyita mwirani urabona byawe no gukora. Hello, this is Patrick the Motivator. Iyi ni channel usangaho ibiganiro byiza ndetse n'amagambo akomeye yagiye avugwa n'abantu bagiye batandukanye. Icyo ngusaba no kugira ngo udukurikire. Nge nitwa Patrick, ninjye mubana kabisa mu biganiro byinshi cyane. Ninjye bategurana na bibagizaho. Ahandi twifashisha ibyamamare bigiye bitandukanye bidufasha kuba twamenya byinshi bigiye bitandukanye tukanahugukirwa muri ubu buzima. Ese nta jambo ukeneye kumenya byiza muri ubu buzima? Waba ukeneye ijambo riguhumuriza?
ni iki kintu ukeneye wumva nyine cyagufasha kwiga kumenya byose bisanga hano. Ndagusaba kugira ngo ugende ukoze flow n'ugende udakoze flow. Ndagushimiye cyane kandi kuba wadukurikiye naho utaha. Ciao ciao.